Oh yeah, murumva ko tugikomeje muri ya mood ya hip hop muri rusange. The choice we are back, ladies and gentlemen. Playlist tumaze kubona hano na DJ Waxy ubwawe yamaze kukwereka what's going on in the building right now. Abarakiye abaraperi babiri kabisa nimbita ngo bibisare abantu baragira ariko ni mu njyana barakubita n'abasaza mu gakino ibintu barabishoboye barabizi murabakundana n'ubu baracyakora hip hop rap banafite n'indirimbo bari kumwe introducing umwe mu ba boss ba rap by'umwihariko Tough Gang yitwa D.O.G. Bulldog. Ikaze nanone muri The Choice, my brother. Yo, what's up? Everything all right? Everything is good. Ari kumwe na Ambassador, the man himself. Akaba ari n'umugeni mushya. Isoni ko zise zikwica umusaza. Abageni tugira isoni. Isoni ko zise zigukubita koko. Eba introduction bayi. Abageni nibyo byacu ubwo nyine kaba kankomye. Niko bimeze kabisa. Nishimiye ko wari kumwe namwe abasaza. Nakoze cyane. Boss wa Tough Gang ni inshuti ya Tough Gang cyane. Tough Gang rega ntizatuvamo mwasubirana mutasubirana mwashwana mutashwana uzagerana uvuga ati abasaza uri umutafu kabisa Tsinda ritanga ibura ahantu hose nta mpamvu yava. nta mpamvu kabisa. Hari igihe byageze noneho umuntu yashaka kubwira ngo uri umuntu wa danje akakubwira umusaza ngo ndakwemera ngo uri umuntu w'umutafu cyane kabisa. Yari ibintu bikaze ariko JC yaswase gute Double G kwinjira mu itsinda? Urebye Jiga yabanje guhiga cyane asaga twinjiye umuhanda ariko urebye kuko buriya jewe Green P na Podi mu mashuri twari imbere y'uyu mukobwa jewe muri imbere y'imyaka 2 yo muri imbere y'imyaka 2 bari bakambaho imbere nkaba imbere umwaka umwe urumva n'amashuri byabaga ari ikibazo urumva n'igihe twatangire yari akiri inyuma mu masomo abandi wenda igihe twatangiye nararangije ndi muri Année Blanche ariko nabo benda kurangiza ikindi twatangire Kicukiro TG ni nka crew yatangiriye Kicukiro uyu nguyu yabaga ari Kanombe ntago yabaga ari Abound ariko ntangera music ndumva Jiga twaratangiranye njyewe Fire na JC nyine twari dufite crew yitwa Magic Boys yeah twari batatu muri za 2006 ndumva ariko twabitangiye yeah Jiga izina ni rikujije right? Umusaza ariko kwita Jiga ubyumva gute? Umusaza amazina menshi niwe yamana iryo se ari kwita iki niwe babazaga ibyo bintu amafurashi ndarakuse niwe wari umwana naho gawe yabaga ari umusaza ariko bajye batubwiza aho gawe imyitwarire yabaga ari myiza mu itsinda rwose yashobora kwitwara neza akora geste y'abapapa gahunda ikaba iri bukoreke iyo byabaga byanze mwaramuhamagaraga bati umusaza ari umukapa buriya muri gahunda yo gushaka amafaranga yahoraga ari umuntu uzi kwiyaranje umva ari induru zabaga zavuze niwe musaza mwajyaga gusura ntabwo ashobora kwiburira ibiceri bikeya byo ariko Jiga ari kuvuga aranganisha Jiga ashaka kujyanishaho njyewe nijya ngo ni amafurashi yo gutwaraho imiziki nyine amajiga menshi nka jigabayiti nzigahe mwese ni iyi aya ntari ahubwo urashaka kutubwira iyindi wowe uko nakumvishe yo nishimiye kuba ndi kumwe namwe ndabona mumeze neza muri informe karagaciyemo haba kuri style buri kintu cyose waza noneho corona yaratumye Double G abona umwanya kakaboko ko kinjiza burundu kabisa urabona ko kameze neza ariko gukora icyuma n'ubwibone ubwibone gute nabyo bigabanya nk'umuntu wakiriye agakiza urabizi ko Bibiliya ivuga ngo nabaye imibiri yanyu ngo muyigire insengero ibyo bintu rero mukiraho buriya Uwiteka agomba kuba
niba imibiri yacu ari urusengero rw'Uwiteka Ni cyangwa ari ukurwagura. Uwiteka, oya rugomba kuba rwubatse neza, uri clean, nta myotsi irimo, nta rwagwa rurimo, uri tayari, body iri healthy, niho umuremyi agomba gutura kabisa. Bimeze fresh. Yeah. That's nice. Wenda mbere ko twinjira kuri track yanyu nshyashya mwakoranye, tubanze tunamenye kwanza ubuzima bwo hanze, niyo mpamvu nari mvuze ni ibijyanye no gukora umubiri ni iki. Ejo bundi twabonye udufoto bahana nawe ngo wa Professor Corona ngo utatugurira inzoga. Si munsi kwaje ufite isoni byakoze. Ikibazo ziri kumvugira mari murayibaza. Ntago nabima inzoga n'abandi bazaze zabasengerera uko bibabwiye namye n'ubundi nirugabisha birenge ari biri rwose. Ariko ntago aricyo cyatumye nkora ubukwe narabipanze. Aha ari umukatolike. Ndi umwemeramana. Ngenda umukatolike. Ntago ushobora gukora ubukwe muri katolike utarawupanze byibuza mbere y'umwaka. Ntibishoboka. Rero nari nayipanze mbere nuko covid yajemo ahubwo nkanabwegeze inyuma buriya nashaka kwibanza ikavamo. Rero byagenze neza. Ntago mwese nari kubatumira of course kuko murabizi umubare, ariko nabandi zarangenda nkomeza kugenda mbakira. Ariko iyo spring na fresh kubera ko hari igihe ibintu by'akazi nyine biba bigomba kuba akazi, then ibya famille bikaba ibya famille. None nicyo ngukundira umbaze ibintu. Aba ari ibintu byumvikana cyane. Ahubwo njye naribajije ko isezerano rya mbere buri ari ry'umuntu aba afitanye n'undi mu mutima. Sarasana ko we n'umugore wawe ngera ngo mwari mumaranye imyaka myinshi mufitanye n'abapeti babiri. Kuki byabaye ngombwa ko noneho muvuga ngo reka tugende no mu mategeko, niba ari akaboko tukamanike na padiri aduha iryo sakaramento ryo gushyingirwa? Isezerano n'ubundi twari twararikoze mbere ryanjye hagati yanjye n'umugore wanjye, ariko nyine byiza niyo mpamvu amategeko abaho na leta ikabaho, n'amategeko akabaho kugira ngo nihagira uyica bisobanuke nyine mu mategeko, kuko biriya byarengeye bikiri aho ngaho abantu barahinduka, nshobora guhinduka cyangwa nawe agahinduka, ariko sibyo nifuza. Ikindi binahesha abana kuba bari muri famiye neza, hari n'ibindi abadafite yenda cyangwa njye ntafite. Icyo gihe iyo tumaje guhuza, tumaje kuba umugore n'umugabo byemewe n'amategeko, agiraho accès nanjye nkayigiraho, urugendo nk'amasiranse, urumva ni ibintu byinshi byatuma ujya mu murenge kugira. Ariko twebwe nyine kandi dusanzwe tubana ariko tutarabagiyemo, ibyatumye tujyamo mu murenge ni byinshi. Imbere y'Imana naho, Imana n'ubundi yaraduhuje, ntabwo twari twarishingiye, yaraduhuje turabana. Imana noneho turayegera tujya kuyishimira, noneho tubihabwa n'abasaseridoti bagataha abana b'Imana yari yarahuje, none reka tubahe umugisha, iranambatiza, noneho njya mu ntera ubu ngubu ndi mu gakiza rwose nk'uyu mugabo. Uri mu gakiza nka Daboji. Indirimbo se Korabo yegwaye mbere yo gukizwa, yo gusezerana ngo ujye mu gakiza yegwaye, ariko urumva byibura muri mu myumvire imwe, urumva so amaze kubona uri mu murongo muzima nibwo yagwaye Korabo cyangwa mwari mwarayikoze? Imyumvire imwe twayihuje kuva kera rega. Abantu buryo iyo barezwe n'ababyeyi batureze bameze nk'aho ari bamwe, urumva twarewe muri karitsiye imwe, ababyeyi imwe wacaga hari yakoze ikosa baramucyana. Daboji autoritaire cyane. Ibyo rero ibyo yabyatingaga ku bana bo muri hudu bose, bo muri karitsiye bose. Ntabwo ashaka kumucaho usa nabi muri tujya gukaraba itsuri cyarahoraga n'ubundi, cyane cyane ko batari bafite abaviye n'ubundi yatubereye viye, urumva. Rero imyumvire n'ubundi kuva na mbere ari ihuye. Indirimbo rero twayikoze mbere yuko batangariza ibyo gukizwa byanakizwa nako. Twabiteguye mbere mushinga n'umwaka ushize, mani uyu mushinga twawuteguye mu mwaka ushize, rero undugeze hagati. Rero ntago ari ibyabuno. Niba hari ikibazo gikomeye Bulldog azahura nacyo, ni icyama je yagenda iruhande rwe azasobanukirwa iby'agakiza ke. Ariko agakiza ke turagasobanukiwe, turanamushyigikiye. Ukuri kw'Imana ni byiza ko yarakijijwe, natwe tuzamukurikira nitubona ari byo, kandi anakomeza kutwerera imbuto nk'ari kutwerera ubu ngubu nziza. Tuzamukurikiza, tuzanamukurikira kuko twabonye impinduka nyinshi kuri we. Rero turabyumva, ahubwo ikibazo
hari ukuntu mushaka kubigira ibintu birebire ngo ubwo ngewe niba nywa agacupa sigendana n'iga wanjye ngo akurebo bino bicenzi ngo agende yambare nzakagenda natebereze muri saa 9 ibyo bintu ntabwo bimurenga ariko urabizi yuko ijambo ry'Imana ribivuga ko kugendana n'abakobanyi ariko iyo Bibiliya namwe muvuga rega nayo hari bitari biri bon jewe uko mbitekereza buri muntu wese aba afite mission yiwe mu buzima bwe no mu rugendo rwe kuko mission yanjye rero main mission yanjye ni ukuzana aba gangster mu murongo mwiza cyane nk'uwo natangiye kugira ngo ukore approach kuri bo rero nuko ugomba kuba dukinga nkabo ukabinjiramo ukabaha ikinyarwanda niyo baba bari ku macupa maremare wabyuka mu gitondo barekaho bakabona wowe umeze neza akavuga ati ariko siriya niga buriya ibigenza gute yabigenje gute icyo gihe rero niwatangira kunyegera nzabakubita imirongo mbagire izo nama babiri bangana akoresheje usibye ko nta n'irirenze cyane usibye gufata icyemezo gusa n'icyemezo kiba gikomeye iyo urebye nk'ubuzima umuntu acamo cyangwa na entourage yawe ariko ibintu byose birashoboka biterwa na decision umuntu yafashe cyangwa se icyo umutima we ubwira n'imbaraga ashyira mu gufata ibyemezo buriya ngewe ndi umuntu iyo mvuze ngo ikintu ndagikora nkabyishyiramo koko ndagikora nk'uko kera nshobora kuvuga ati ndakora ikintu kibi nkagikora ari kibi noneho gukora icyiza byaba ari umunyenga ubwo ari fresh sana urumva strategy iracyari nka yindi ujye bivuga usibye ko iyo ngiyo numva yo irenze uko wakunda kuvuga ngo mu gifaransa cyanjye giki ngo il faut se faire un imbécile pour attraper les idiots nakantu wakundaga kuvuga bya tari so urumva rero umuntu ushaka gufatisha ugomba kwisanisha nawe kugira ngo umufatishe bishobora kutwara igihe ariko petit à petit l'oiseau fait son nid gake so iyo abantu bumvisha agakiza most of the times baba bafite kugira ibintu usiga inyuma ugakurikira Imana muri rusange haba hari ibintu biba byarakugoraga n'iki ukakizwa ukava muri ibyo byaha ugakomeza we nka Bulldog ko nabonaga uri umugenge witonda bya hatari n'ibiki byari bikugoye wakijijwe byari bikubase ngo no mubeshe ahubwo ushaka kuyankuramo reka ndaguhera ari kugira ngo uwivuge iyo kuko nta kintu utazi ahubwo reka tuganiriza abantu iyo umuntu ari umugangster cyangwa ari mu murongo w'amaniga cyane hari ibintu utatira byibuze ikinyabupfura kwanza kiba ari gikeya kugira ngo ube umugangster ubundi n'ijambo ubwaryo ni nko kuvuga ngo ikinyabupfura kiba ari gikeya ubwo ushobora guca ku muviye ukavuga ati ariko se wa muhungu we wazamuye ipantaro nta bintu byinshi ukamubwira ati wamenye ibyawe wagisaza wowe urambaza icyo umuntu ipantaro narayiguriye ntuza narayiguriye kenshi narayiguriye ukaba ebana uramuheneye ahubwo nawe akaruca akarumira yumva ikinyabupfura kiba cyagiye kabisa so rero buriya kujya mu murongo nk'uwo nagiyemo nawe ubigiyemo kugira ngo nshyire ordre mu buzima bwanjye hari uburyo narebaga nkabona buri desordone cyane so nshaka gushyira ordre mu buzima bwanjye ntabwo ari ikintu cyaje tudenku ngo kingweho rero no kubatekereza ko hari ikintu cyabayeho ati byagenze gutya na gutya wapi ni ikintu nari natekerejeho by'igihe kinini guhera muri byibuze 2018 nibwo nari natekereje ko najya muri salvation y'ukuri aba nakizwa by'ukuri yewe hari nibwo najyaga njya mu rusengero ariko nkajyayo nkavayo n'ubundi mbona nta birenze kuko n'ubundi wavagayo ukahita ubona linya yo kujya mu mihanda ukongera ugakwikira ukongera ukaba wakora ibindi bintu byose by'ubusazi ku bantu batabyumva gukwikira kwikora nyine ugashyiramo amacupa nta bintu by'imbabazi no kwikora
uvuga ati umuntu ari irembo bwa kabiri ni ukumeneka nk'akantu basi reka mbivuge muri ayo iyo magambo sensi. aravuguruzanya urikora kandi ukameneka akongera akitunganya. ubwo ni ukunywa inzoga muri Yeah. rusange Hari igihe rwose ndibuka nigeze kujya muri church ari Young Grace wambwiye tuzajye gusenga turajyanayo bon sinafashwa ndi munsi ndanijyana rwose nabwo ariko n'igihe kiba kitarajya ariko urumva ko iyo ntuzi urwo rugendo ruba rwatangiye ubwo haba buri gihe nyacyo nyine ngo wowe wumve ko cyaje kugera gute rero uravuga uti mfashe icyemezo bon buriya hari ukuntu Sunday services njya nzikurikirana ku ma TV cyane ntabwo nari umuntu wo kujya mu nsengero nyine n'iki bwumva byari byanze byo mu nsengero ariko kubera ko ufite n'urwikekwe uvuga ati ndi nigana barambona batangire kunjyanira inzara ibintu nk'ibi n'ibi nyine kubera ko nawe uzi amahano uba warakoze buri gihe uba ufite urwikekwe rw'umunyabyaha rumushinja n'icyo atakoze ukaba ufite urwo rwikekwe kandi buriya abantu bo muri church ni abantu beza cyane babonye nk'umuntu w'umuniga aje gutyo barishima cyane bakaba banakwakira bakaba banitanga mu mwanya wabo byibuze aho kugira ngo bagukomeze muri iyo nzira bagushyigikire kugira ngo utazasubira inyuma ariko urwikekwe none akaba n'isoni uvuga ati usa ama gangster azabyumva gute maniga niyumva ngo nafashe ino nzira nazamimwenene nubwo n'ubundi n'ubuzi bazikomeza ariko n'ubimwenene baba zigura narabananije nabo nk'abantu bakubita simbona y'ukuri bamera nk'aho ntabumvishe nabo ariko nzabakubita imirongo myinshi baraburije kugira ngo nabo nyine ambazi zabo niyo mbazizi nabo nzabaraburiza bashyire hanze azakora nk'ibintu Jayce yakoze muri Yambaka bijya kuri ariko nuko hazaba harimo touch y'Uwiteka hazaba harimo support ya papa wo hejuru ukagira urwo rwikekwe n'iki gihe cyarageze mu ntangiriro z'umwaka rero hari ukuntu nk'abantu banywa inzoga cyangwa se banywa amasegereti avuga ati nawe uba wumva ko zikubangamiye mu frere avuga ati jya umwaka utaha rwose icupa nzarireka guhera ku itariki ya mbere umwaka utaha ariko ugasanga kuri 31 yanywe yasinze ngo none ngo ku ya mbere ngo ntazongera kunywa inzoga guhera uwo mwaka bira ntabwo bijya kubipfa kubakundira ngo ndanywa itabi ryinshi ngo ipaki yose nywe nyimare ngo kuri 31 guhera ku ya mbere ngo sinzongera kurireba ibyo narabigerageje inshuro nyinshi biranyangira ariko mu ntangiriro z'uno mwaka nigeze kuba ndi kugenda ndi kumwe n'abapampe nyine duhura n'umuntu ucuruza Bible nari nyikeneye cyane kuko nakubwiye najya nkurikira ibiganiro kuri ntuza ku ma TVs abavuga butumwa bigisha sometimes akigisha ubutumwa kumva ni wowe buri kureba hari umupasiteri wigeze kwigisha ibintu bya karande aravuga ati impamvu gahunda zawe zigendana gutya na gutya iriya karande irimo hariya n'iki byose avuga uriya musaza ninjye ari gupokingaho avuga ko ari njyewe numva ari kubwira bimeze bite ukabona wicaye imbere ati ukagira ngo ari kukurebera mu kavumo aho wicaye ndavuga nkeneye ariko imirongo asoma ukabona avuga ati mu gitabo cyanditse n'ibi n'ibi ndavuga kiriya gitabo kirimo ubwenge bwinshi cyane ngomba kuzagishaka one day turi kugenda nyine n'abapampe mbona umukobwa uzifite Bible ndamubwira bimeze gute ambwira igiciro numva ashatse kuguhenda numvaga amenze amubwira yakomezanya borwa ariko ageze imbere uwo munsi n'umunsi nashobora kuzibagirwa muri uru rugendo rwanjye ageze imbere ndavuga ariko sinari mfite ipinda kabisa ndifite ku mufuka hafi ndavuga amafaranga kuko mfitemo kandi mfite ayo ndi bwangize menshi cyane ubu ngubu naniwe kugura Bible yari yambwiye ngo unyigure 5,000 nari ndi kumubwira ati ndaguha 5,000 arambwira ati ni 6,000 nambwira ati komeza arigendera ageze imbere ndamubwira ati garuka aragaruka ukubita icyo 1,000 ndayigura from the day natangiye kuyisoma nibwo impinduka zatangiye kuza kuko yewe ndi umuntu iyo ndi gusoma cyaba igitabo
cyabiki yaba Bible nkora resume y'ibyo nasomye imirongo Incamake ya incamake kubera ko bashaka ari ibintu nzasubiramo nkabyiga byabana ngombwa nkabifata mu mutwe kubera ko ari ibintu ukeneye cyane biri basic cyane ubwo ndayifata kuva icyo gihe natangiye kuyisoma noneho ngira chance hari abavandimwe babiri nagize ni inshuti zanjye za kera natangiye kujya nandika imirongo ku masitati yanjye irasomye muri Bibiliya noneho umwe witwa Olivier arambaza ati ko mbona uri mu bintu bya gospel cyane se bimeze bite ndamusobanurira arambwira ati sasa mfite undi mujama inshuti yanjye uzi kureba ibintu akanerekwa n'iki yadufasha tugasenga nayo ajya ambwira ibintu n'iki tukatangira kuganira ku ijambo manza kugeraho numva ni ibintu byiza cyane no ku musomo w'imirongo wayibabwira bakakubwira ati Mana ahubwo wowe uri umuvuga butumwa kuko iyo mirongo marasomye mbazanira ni imirongo nabo babimazemo igihe ibatusha cyane nabo nkabona bakoze ntuza ya screenshot ya mirongo yanjye nabo bayishyize kuri status zabo kandi ari abantu bamaze igihe mu ijambo mbona ko mfite kuntu numva cyangwa nsobanukirwa vuba kuri ibyo bintu bijyanye niyo gospel nziza ikaba yanempactinga abantu noneho basanzwe bafite ntuza basanzwe babirimo buriya noneho iyo bijyanye no kuhita uvuga ati why not noneho ntabifata kandi iyo ubyumva ko ukashaka kubishyira mu buzima bwawe na bullshit urazireka zindi wari urimo ndatangira ndavuga noneho I'm stepping far away from those bullshit ibingibi ndabiretse alcohol ndayiretse cigarette smoking ndaparitse n'izindi troubles zose zayazindi kuko troubles zose nagiye mpura nazo akenshi zavuga no kuri ibyo ngibyo influence alcohol influence y'ibigari biri muri ibi ngibi bigakomeza kandi bikaba ibintu biba umwaka ugashira n'undi ugasanga nguye nko muri saga nk'iyo naguyemo n'umwaka wubanjirije iki kintu rero nta kihora kimbera barriere mu buzima bwanjye shobora kuzangeza no ku kindi kibi kirenze iki ngiki why not ntabireka ko so far numvishe ko abantu bagendera mu murongo w'Imana wadakunda guhura n'ibyago cyangwa se imbogamizi nk'iz'abantu baba bari muri uko niwigira umusinzi uko bimeze kose uzakura ikintu kibi cyane muri iyo nzira ushobora kuzahura n'impanuka ushobora kuzakoma umuntu akagira ikibazo cyangwa se bakagukoma ukagira ikibazo ushobora kuzahura n'indi kuko ni ibintu umuremyi ubwabo adakunda kandi umuremyi akakubwira ati niba ushatse kwigira umusazi cyangwa umusamari nzakuraburiza ukiri ku isi no ku munsi w'ibihembo nabwo mbaguteza ubwo rero icyiza ugahomba kabiri icyiza wakurikira inzira ziza ahubwo izo baraka ugatangira kuzibona ukiri hano ku isi no ku munsi w'ibihembo ukazagirirwa izo mpuhwe niga ishobora kuvuga iti yabikoze kubera impamvu n'iyi ni korona n'ibi nta kibazo ngewe mbikoze kubera korona wowe ushobora kuzibuka kubikora uri muri blankari cyangwa uri muri ambulance bakujyanye mu bitaro nta bikorwa bindi wakoze mbere yabwo bizaguherekeza cyewe wenda nabikoze kubera korona ariko ndacyafite umwanya we guma muri izo gahunda zawe za shit uzibuka gushaka iyo salvation uri ku buriri bwawe hanyuma ugiye gupfa kandi ndabizwa ko ku munsi wa nyuma n'ubu warigize nabi uzabitekerezaho ntabwo byabura noneho kandi ubu nabivugana bwa burakari bwa hip hop bari kuguha facts ariko uri kuma facts atari it's true story man understand Bibiliya nabivuga ngo unyizera nazakorwa n'isoni ahubwo JC kuki wowe agakiza kataragufata muvandi garancaki ryari kuva ryari agakiza mbana ko ese wambonye mbatizwa n'wambonye mabwa nanakomezwa nuzuza amasakrament yose nari mfite nkayongera ese ubu muri studio muri recording gute umusaza ari soba naja ni ibintu nari nzi ko byashoboka ariko nasanze bishoboka cyane shaka isi arakubita imirongo byatari kandi bigacamo kabisa ukumva inspiration yaje slang cyane rwose wowe se kutabigerageza
ndabwiye se ko njye ntari soba ndi kukubaza ni ikibazo rega ntabwo hariho akadomo kandi umbajije umbwira ngo ko wowe ntabigerageza kutabigerageza Ibiki rero se? urasubiza uti ndabigerageza cyangwa simbigerageza njyewe ntabwo mbigerageza kuko mbihoramo ni ukuvuga ngo muri ntabwo studio mba ndi soba gusa ntabwo wandika imirongo nk'iriya myiza ntari soba gute ntabwo ndamutse ndi hayi nabajyana muri hayi ariko ubundi biriya ni ibintu abantu bishyiramo ngo ntabwo nakwandika ntari soba ngo ibi n'ibi n'ibi ahubwo kubera ko uba ushaka kwiyumvisha ko utari soba aribwo wandika ibintu by'ubusazi ufite washiritse ubwoba nibwo nyine nibwo ati ngomba kwikwikira kugira ngo mvuge ibi n'ibi na biriya ariko mu by'ukuri buriya umuntu ushaka gutinyuka kugira ngo avuge ushaka kwimara ubwoba kugira ngo uvuge n'importe quoi ushobora no kuvuga ubusazi ushobora kuvuga ibigukoraho wa mugani ibintu utinya kuvuga uri muzima ugashaka kubivuga hari izindi impact z'ibiyobyabwenge bikoremo ntabwo aba ari byiza so ubwo ndibaza ibyo byose bizagira n'impinduka kuri verse zawe hari kuko ibintu waririmbaga mbere n'ibyo uririmba warakiriye agakiza ntabwo uzongera kuvuga ibintu nk'ibyo by'abantu batakiriye agakiza imbere nka nyina inyuma nka nyina umva style ngomba kuyishyiramo mu mirongo yanjye ariko hari ibintu byo kurengera biba bitari ngombwa niba umunwa wawe uwuvugisha ijambo ryiza wenda ry'ibintu byiza ugomba kwirinda ijambo ry'Imana sometimes ugomba kwirinda hari ibyo ugomba kwirinda kuba wavuga hip hop urebye concept ya hip hop kuntu mwitaka kuntu uvuga ko uri umwami urumva kandi ijambo ry'Imana rikavuga bicisha bugufi bazamurwa ndi umugaragu ubu ngubu ahubwo wanambaye ahubwo na king mu izosi ryawe ukumva umvese imbere y'Imana ubanza utari kugaragara neza wibonye byatari buriya drip yahozeho kuva na kera ese reka nkubaze ntabwo bashaka kuterekaho ugira ngo nka Musa iriya nkoni bavuga ugira ngo kari agakoni nk'ak'umushumba cyangwa cyari igikoni cy'ikigwife cy'umuntu w'umusaza uzarebe na pasiteri yaje kwigisha ikoti aba yateretse rimeze nk'iry'abakristo basanzwe buriya drip ntabwo yahoraho uzarebe no mu bitabo bishushanya iriya nkoni y'umusaza Mose ni inkoni binamusumba ntabwo ari agakoni gatoya ngo gakoni gano bakubitisha ihene cyangwa inka you are the biggest brand in the country thank you iyo ni terimi igezweho mu Rwanda urayizi se daboti nabonye itangiye gutrendinga ugutwika buri munsi y'abana bari imyaduko mishyashya so mukora dinero byaje gute JC nari nabikubwiyeho nyine ni umushinga umaze iminsi twatatekereje mu mwaka washize ariko utari dinero yari umushinga wo gushyira mixtape hanze y'indirimbo za hip hop gusa duhuriyeho dushobora no kongeramo n'abandi iyi rero iri kuri iyo mixtape niyo tubanjije ariko n'izindi zirahari so dinero uko yaje twari studio beat imaze gukorwa tegereza ku kintu twakora sije turayibona izina umusaza bayikojeje muri Espagne aravuga ati Kemozera bayikojeje muri Espagne kubona cyo ariko yajyaga ajyana no mu Butaliyani ntabwo ariko gambera anembereje ibana tuba turayizanye gutyo akubwira ko dinero bivuga iki dinero ni amafaranga nawe ugiye kuri Google wabibona ni amafaranga ni money ni amafaranga nyine dushake dinero dushake cash imifuka tuyuzuze mu buryo bwiza ariko apana mu nzira mbi okay ndumva ari fresh cyane umaze kuri codinga indirimbo zingana iki kuri iyo mixtape yawe na Bulldog n'abandi bashobora kuyizaho as you said ubundi eshatu zirarikodinze ebyiri zirarangiye n'izindi rero zizakorwa muri iyi minsi iri imbere n'izindi zizaza mu minsi iri imbere ku buryo mwamaze kumenya igihe mushobora kuyirangiriza mukayishyira hanze rero ibintu byo kuvuga amatariki buriya si byiza wenda period ariko si kera biraterwa n'uko support turi bubone uko abantu babyakira ariko uwo mushinga urahari ni indirimbo twafashe kategori yazo tuvuga tugomba gukora kuri ya hip hop yacu ya kera
ikora ku mutima yanditse neza ibintu abantu bakumbuye bya bindi byacu byatumenyekanishije so niko zose zaba zimeze muri rusange ni ukubakumbuza ibintu byabo n'ubundi bakunze kuva kera. True story. I like that. Gushyira hamwe kabisa ni fresh cyane. Ngo nizere ko abantu nabo bazabibagaragariza bakayakira neza. Hari umuproducer runaka uri kwikoraho cyangwa muzagenda mu vanga ntago ari umwe ni benshi bazayikoraho. So iyi ngiyi tugiye kwereka abantu ninde wayikozeho ni piano iyo mixtape izaba inakaze muri game ndumva mwatangiye kugarura n'aba piano ndumva ari fresh kabisa ariko piano maraboneka neza nta kibazo uraje umwumve niba aboneka. Video ninde wayikoze Bob Chris. Very nice. N'abasore bose baza akazi ndagira ngo kugira ngo wenda ko ndi kubona n'iminota igenda tuze kubirangiriza rimwe mbanze nsome ibibazo abantu barimo kubaza no video turaza kwibaha tunasezera tubaherekeza. Inguyu yavuze ngo tubarize Bulldog yakirijwe mu ihe church yitwa ngo iki asengera agakiza kanje ntagara ko muri church runaka ni kuri TV niko Jason ntago ari TV iyo gaturwa ku muremyi wanje nta bintu byo kuvuga ngo ndi mu rusengero uratera na ariko church no muri iminsi zarahagaze by now usibye ko zigarutse ejo bundi ni wumva ugiye nko guterana suzateranira ibyo ngibyo nibanga zabitangaza igihe cyageze. We wish I can follow his path at Bulldog. May he become blessed and a blessing at the same time. Ngo n'umuntu watwandikiye kwifuriza imigisha yavuze ngo Hello ni Smoke tubarize Buddha ngo azikuririmba trap niwe wayizanye mu gihugu ngira ngo muzmwisubirize basi uzikuririmba trap ndagerageza. Bulldog hip hop irapfuye kabisa niba atakitaka atagifite za confidence nk'izo yari afite mbere umunsi biragoranye ubundi yajyaga atubwira ati you already know I am the motherfucker king they can wonder through my lyrics uzabyumva nibwo uzaclassifya ubundi we niba uri king cyangwa ari utari king icyo nzi nuko kuvugisha ibikorwa kwitaka gutya ntago ari sawa cyane ubu nuko uzajya uvugisha ibikorwa yavuze ati ariko wababwiraho zimwe mu ndirimbo zawe za trap kugira ngo babashe no kubimenya ibyo uri kuvuga. Man trap zarakozwe nyinshi cyane hari izo guhera kera hari izo bita bya mirenge ngo ndi guhera igihe mbitangira hari za kazaroho hari za imashini yanjye ni nyinshi ndikubwiriza mu ntangiriro za meshama uyu ati salama Peter Mbariza Bulldog se zakomeza gukorana n'aba rappers basanzwe iki kibazo kiri kind of tough ko n'abantu bavuga bati ibaze kuzahurira mu ndirimbo na Pifla abantu baravuga bati Tough Gang birumvikana ko idashobora kugaruka niba Bulldog yakijijwe ukubita mu ndi nimwe na Pifla na Fireman ni kimuvuga ibintu bidahuye ukwemera gutandukanye iyo ndirimbo se bwiza bitagetinga abantu bamwe bizaba bimeze bite icyo bagomba kumenya no ngo niba tuvuze igi buri muntu wese agira uko arivugaho umwe azaryumvamo kuritekamo umureti ndazabyumva kurifatanya n'ifarini agakora irindazi wowe icyo topic tuvuze ushobora kugira imyumvire yawe uyivugaho icyo uyivugaho nanjye nkagira uko mbivugaho ko dufite imyumvire itandukanye dufite uko nabivugaho bigahurira ku kintu kimwe ushobora kubivuga mu buryo buri dati ngiye nkabivuga mu buryo buri clean hasi ubundi kugaruka kwa Tough Gang urabiha amahirwe wowe wait and see uzi igihe tumaze dutegereje none se ko mutegereje nyine umuremyi kugeza na n'uyu munsi si imyaka ibaye ibihumbi nuko uzakumbura Tough Gang nk'uko abakristo bakumbura kugaruka kwa Yesu man TG ni izina rinini ku buryo ibyifuzo byawe buriya umuntu abyifuje ariko hari na contribution ashyiraho nini byawe bifite ishingiro ariko ubyifuza ntacyo abikoraho ni ari ukuvuga gusa nta cyakorora dukomye aha ntacyo tatubwiye umunsi ubwo kubivuga nta contribution mushyira ngo Tough Gang ibe nyine ndi kubona iminota igenda byatari JC muri rusange
ku bwawe iyo urebye music ya hano mu Rwanda ukareba uko murimo gukubita hip hop n'iki biraguha icyizere cy'uko ibi bintu bya corona nibirangira tuzongera kubona amafaranga avuye muri iyi njyana? Ibi kirahari kuko ntabwo abahanzi bicaye barakomeza gukora nubwo batishiza ku rwego binjizagaho covid idahari, ariko barakora ntibacika intege. Abakunzi nabo muziki bagomeza kwerekana uburyo bawukunzemo nubwo batabyerekanira mu bitaramo, ariko bafite ubundi buryo babyerekanamo. So abakunzi b'umuziki barawushonje kandi niba amafaranga avaho, kampani zibisupportinga nazo zirahari zirabireba nk'uko n'abandi bantu babireba. Ndatekereza umunsi n'ugera bizaba nka bwa busitati tujya tubona ku abantu bameze nk'abacitse bavuze ngo bare zafunguye bameze gutya. Show yamenye niko bizaba bimeze kabisa. Niko bizaba bimeze. Fresh sana. Dusoza n'iki wavuga kuri indirimbo yanyu Dinero? Icyo navuga ni indirimbo nziza, bakomeze bayirebe bayisangize n'abandi, igere kure hashoboka. N'izindi ziraje kandi turakomeza gukora indirimbo nziza nk'uko n'ubundi tubisanganywe, ariko indirimbo ya mbere ni nziza ikurikira ikaba nziza cyane. So mukomeze mudushyigikire muyigeze kure hashoboka namwe, kandi bahereyeho mwakoze cyane kudutumira, ariko munakomeze mugasukume. Mudabeshya DJ Wax ntago yagukorera ibintu by'amafuti kabisa, agomba gukomeza kuyishyiramo. Double G nicyo wavuga kuri indirimbo turimo dusoza? Bon, icyo navuga kuri ino ndirimbo nuko twashyizemo umuhate, twakoze ishusho ku mu director mwiza, audio nayo ndatekereza ko we went hard, turi kuyikora twashyizemo umutima, lyrics ziri dope, video ndatekereza ko atari mbi, ni nziza. Abanyarwanda bayirebe batuhereze comment, batubwire uko bayibonye, bizatuhereza motivation, dufasha kuba twashyiramo imbaraga mu gusoza n'izindi ko tunazihagaritse nta watuvuye baramutse batunaniye. So ikindi turashimira Isibo TV, ikiganiro The Choice ni sawa cyane. Icyo nabwira abanyarwanda nuko tumeze fresh, mu Mana niho hari deal. That's what's up. Thank you so much. Bulldog afite nayo ari mu umwe mu batafu afite tattoo ya Tough Gang ku mubiri wabo, ndi nayibonanye ni Fireman. Hari undi uyiziho mu batafu? Na P-Fla buriya arayifite. Na P-Fla arayifite. Ni fresh cyane. So ndumva twasoreza nga DJ Waxy ubereka iyo track yitwa Dinero, and then natwe dusoze The Choice yo kuri uyu munsi. Iri kuri YouTube channel yande muri mwebwe uko muri babiri? Iri kuri YouTube channel ya JC. Ya Ambassador, JC Ambassador. Komeza uba ambasaderi musore wanjye. Isuze na mama w'abana n'abafeti bose, you understand? Yakoze cyane. Kunda cyane. Nawe usohoza ibyuma. Ubu ni gym mvana no guterura gym ijya guterura kabisa. That's how we do. Mr. DJ, drop the song, let's go. Dinero.